abantu bajya bavuga ko Kristo yari azi gusoma ariko kwandika byaranditse kuko yanditse gake cyane ngo gashoboka hano hanze. Kandi niyo tugiye kureba muri rusange usanga bana bitwa ko bari ku ishuri n'ubundi nabo kugira ngo bakaze ubumenyi bwabo bagira igihe cyo kubatwoherereza hanze kugira ngo tubahe bwa bumenyi mu byo bita internship cyangwa pratique ari byo kwimenyereza umwuga mu Kinyarwanda cyanyacyo. Ibyo rero byo kwimenyereza ibyo wiga nibyo bakabaye bareba noneho ababimenyereye batagize amahirwe yo kujya ku ishuri bo bimeze bite. Niyo mpamvu rero numva ko uko byamera kose abo bantu nabo bamaze icyo gihe hakabaye hariho ikigo runaka cyangwa urwego runaka rwevariwa rukagenzura ubushobozi bwabo n'ubumenyi bwabo muri rusange kugira ngo babashe kuba babona impamyabumenyi, ikintu cyerekana ko igihugu kizi neza ubushobozi bamaze kugira n'ubumenyi bamaze kugira, noneho nabo ku isoko ry'umurimo babashe kujya guhatana n'abandi bafite ibyuzuye. Birumvikana wenda bashobora guhabwa impamyabushobozi iri particulier yihariye kubera uburyo bo babonye n'ubumenyi bwabo, ariko nabo bakaba babifite mu gihe cyo guhamagara bajya gukora ipiganwa runaka mu murimo ntibahezwe bitewe n'icyo kintu cyo kuvuga ko umuntu atagiye mu ishuri nk'iri ngiri tuzi, nk'uko n'abandi barigiyemo nabo iyo bagarutse baje bakabona bwa bushobozi bw'umurimo mu mbaraga zisanzwe zo hanze nabo badakwiriye guhezwa kubera iyo mpamvu, ahubwo abantu bagahamagarwa mu murimo bagapiganwa bose bakerekana ibyo bashoboye. None se ntabwo iyo system cyangwa ubwo buryo bushobora kudusubiza muri bwa buryo bwa kera muri informo aho n'ubundi abantu basangaga bigira ku murimo kubera ko abantu benshi hari ukuntu badakunda kwicara ku ntebe y'ishuri batangiye kumva batakaza igihe muri iyi minsi. Ntabwo bizadusubiza muri bwa buryo buri informo bigatuma uburezi busanzwe butitabirwa. Ntekereza ko atari ko bimeze kubera ko hari ibyo dukunda kuvuga ngo ni ubudasa mu Rwanda. Ubudasa bw'igihugu cyacu ni uko ubudasa bwacu bugomba kuvumbura ubushobozi bwacu n'ubumenyi dufite bukagomba kuvumbura umwihariko w'igihugu cyacu bityo ukajyanishwa n'ibyo tugezemo uyu munsi. Hari abantu benshi tujye tubyemera nubwo twize cyangwa abandi bize menshi uko turutana mu mashuri batagize amahirwe yo kuyakomeza no kuyiga atari uko babuze ubwenge ubushobozi bwo mu mutwe, rimwe na rimwe barabangamiwe n'icyo twita indimi z'amahanga twigamo tugenda dukurura. Yagera aho adakeneye gukoresha za ndimi cyane zimubangamira akagaragaza ubuhanga n'ubumenyi bwe bihambaye ku buryo uyu munsi ujya kureba ugasanga wenda mu byiganje cyane usanga abo bantu bigiye ku kibuga kandi batabangamiwe na za ndimi ngo zibakoroge bafite ubushobozi buhambaye kandi basanga mu nzego zose. Ushobora gusanga abantu batangiye ari abamagaziniye bano twita abacunga ububiko bagatangira ari uko bakora ku mashansiye cyangwa se ahandi hantu hariho hose babonye ibyo ngibyo akagenda azamuka amenya gutondeka no kubara neza ibintu ibyinjira n'ibisohoka n'ibindi ababiga ibaruramari n'icungamutungo bakora, ukazasanga afite ikigo kimwizera akorera ariko kubera ko adafite ka kantu k'akapapuro bavuga biba ngombwa ko bamuhisha inyuma hakaza undi muntu udafite ubushobozi kubera ko afite cya gipapuro ariko mu by'ukuri ubushobozi bwo wajya kubureba ugasanga ntabwo afite ariko akamusunga icyo ngicyo gusa. Bityo ubaranshije ba bantu bose isoko ry'umurimo ryacu ryakaguka kandi abantu imbogamizi bari bagiye bafite mu mpande n'impande zikagabanuka. Fata nk'umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ukora mu rugo rw'umuntu amaze imyaka 10 afite ubushobozi arera abana amaze gukuza nk'abana ubaze nk'abana amaze gukuza ugasanga bangana umurenge wose ingo zose yanyuzemo mu buzima bwe bwose arera abana bagakura. Ese uwo muntu nta bushobozi n'ubumenyi amaze kugira buhambaye mu kurera abana ku buryo
ashobora guhabwa n'igihugu kikarokonesa yuko ibyo bintu yabikoze koko. Turabaza abantu babita ngo n'abatantine, ugasanga nawe uri umuntu w'umugabo ariko iyo umugezeho umwubaha cyane kuruta uko wubaha papa wawe cyangwa mama wawe, kubera icyo yaguhaye, uburere yaguhaye nuko yakureze nuko yagufashije. Mu gufasha bene abo bantu rero nabo kubona ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo bakore akazi kabo cyangwa bahangane n'isoko ry'umurimo dufite uyu munsi, yaba imbere mu gihugu ndetse nuko igihugu cyacu cyatanze amahirwe magari mu byo gikora mu mibanire yacyo n'amahanga, kikagura imipaka y'u Rwanda. U Rwanda ntirugumye kwitwa ko ari ruto, ahubwo rukaguka rukaba runini mu mitekerereze no mu bushobozi bw'umunyarwanda. Ni ngombwa rero yuko buri wese ahabwa intwaro zishoboka zo gukoresha ku guhangana kuri icyo kibuga cy'umurimo. So rero nkumva yuko ubwo bushobozi n'ubwo buryo bukwiriye guhabwa abo bantu bakagira impamyabushobozi yabo, kuko icyo bita impamyabushobozi itandukanye n'ibi ngibi batanga impamyabumenyi. Ubundi ni naho biba bitandukanye. Impamyabushobozi ni ibintu ukora werekana ko ushoboye kubikora mu kubikora. Impamyabumenyi ubundi yakaba ari ibintu uzi, kandi kumenya ibintu si ukubikora. Abantu bajya bavuga ko Kristo yari azi gusoma ariko kwandika byaranditse, kuko yanditse gake cyane ngo gashoboka hano hanze. Mu kiganiro Trovizere muratwihanganira gato twakererewe gato, ambitiyaje yari yadufatiye mu nzira ariko nta kundi byari kugenda. Uyu munsi rero turagarutse muri ya gahunda yacu yo kugira ngo twumve ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi ni tariki 2 z'ukwa gatanu 2025, ni umunsi nanone wari umunsi w'ikiruhuko. Ejo hashize ku itariki ya mbere hari umunsi mpuzamahanga w'umurimo, ndetse nanone twari dufite ikiruhuko. Ntabwo ndi jyenyine muri studio, Bwana Mubamana Viseni ngo hayikaze nanone mu kiganiro Trovizere. N'amaboko nayazamuye. Weekend imeze bite se? Birashyushye tu. Bimeze neza. Yego. Kandi umuntu yikozeho. Zinsubirane. Yego. Urumva ko rero umuntu abanza kunyura mu nkenyero, akanyura mu myugariro, akanyura mu mbariro, ibyanzu ukanyuramo munsi y'urugo hose ugakubita ukareba ko ahantu hose haba hatunganye. Yes. Urumva ko rero ntibiba byoroshye nubwo ari weekend, ariko ntibiba n'akananiro kari aho ngaho buryo. Oya, urumva muri iyi minsi yizikonje biba bitunguranye nyine kubona umunsi w'umurimo uherekezwa n'indi minsi abantu batari gukora. Nubwo twebwe akazi tukarimo, ariko reka mbabwire ko mu bantu abantu bari kudukurikira kuri izi mikoro za Fine FM, reka tubabwire ko uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo twari turiho nanone nimugoroba. Twararikiye abantu tuti iyi ngingo turaza kuyigarukaho. Ovise uyu munsi ndagira ngo nyemerere twongere dusubukure ya ngingo. Abantu batabyibuka twaganiriye ku bijyanye n'imbogamizi umurimo ufite muri iyi minsi. Viseni wakomoje ku kintu kivuga ngo ese ni gute abakozi cyangwa babandi bafite imirimo isa naho iciriritse bagenerwa za certificate zigaragaza ko ibyo bintu koko ubwo bumenyi babufite. Watanze urugero rw'umukanishi uri mu igaraje umaze n'imyaka 5, ariko uwo mukanishi akaba atabasha kuba yapiganira akazi n'abandi ngo ntabwo yize, kandi nyamara mu by'ukuri ibyo akora bizi. Na za modoka zimwe zigezweho abantu bari kuzana ari uzikanika, ariko akaba nta hantu yakwikoza ngo depoza abona akazi. Ibyo bintu ndagira ngo ugaruke witwinjizemo neza. Nibyo koko, nkuko twabisubitseho nimugoroba. Yego. Urebye ibintu byari ivansi, yaba ishuri rya diplome n'ishuri ry'ubumenyi ku kibuga cy'umurimo, byari ivansi ubwo bunararibonye, kuko usanga umuntu ava ku ishuri azanye ya diplome, yagera ku hanze bakamubwira ati ariko ntabwo ufite ubushobozi, ntabwo ufite bwa bunararibonye mu kazi,
kandi koko wajya no kubireba ku kibuga atari ukuvuga ngo ni ukuryamirana ugasanga umuntu uvuye ku ishuri usibye amahame ari y'amasomo afite y'inyuguti nyinshi ariko kubivana mu mutwe ngo bijye mu maboko ye cyangwa bijye kubikora uko biza nyine mu buryo bwe bwihuse biragoranye. Bityo rero kubera ko bombi bafite ibyo basabwa, ishuri twakabaye turikura muri rangaje mu buryo bwo kuryumva nko kwicara hagati y'inkuta ebyiri n'umwarimu akwigisha, kuko nabivuze iminsi nayo ubwayo n'imyarimu ariho dukura nyine bwa bunararibonye. Kandi ikindi nk'uko mbivuga, umwarimu gusa suriya uhagaze urumva nawe yari afite ubumenyi bwo gusoma ariko ubushobozi bwo kwandika bukaba ikibazo gikomeye cyane. So rero n'abandi barahari bafite ubushobozi igihugu gikwiye guhamya ko babishoboye. Umuntu ntajye gukora yundaye abantu bafite ubwoba, ahubwo ukavuga ati koko uyu muntu arabishoboye. Bityo tuzasanga muri ya mirimo yose itari iri ifite uburyo izwi n'ihabwa n'imbaraga, abantu batangira gushaka abantu koko bafite bwa bumenyi n'igihugu kizi cyamenye, ku buryo n'abazajya bakoreramo na ya makosa twirirwa twitakana impande n'impande, tuzajya dufite uburyo tubacunga tubareba, igihugu kikaba cyamenya ngo byagenze gutya na gutya kuko wa muntu afite uburyo yagiye ahabwa ubushobozi bwo gukora ibyo bintu, ari naho bazamugabanyiriza ya makosa agenda akorwa hato na hato kubera kutamenya ndetse no kudahugurwa. Yes, reka ambwira abantu ko ibiganiro nk'ibi cyangwa ibitekerezo nk'ibi bashobora kubikurikirana none kuri YouTube channel ni Retroviseur TV. Abantu bose menya Retroviseur TV nibajye muri YouTube channel, bajye muri search bandikemo Retroviseur TV, baraza kuhabona ibiganiro byagiye bitambuka, kandi ntago nshidikanya ko birimo ubwenge. Bwana Mwubamana Viseni tukiri kuri iyi ngingo nanone y'umurimo, hari ikindi kintu wagarutseho cyo kuvuga ngo nibura kugira ngo turusheho kuba professional, umuntu niyo yaba akazi k'umunsi umwe yabonye ntagire icyemezo cy'uko ako kazi yagakoze. Kuri iyi ngingo reka nshimire iby'igihugu cyakoze. Yego, nubwo twavuze challenge z'umurimo n'ibindi twabivuzeho imbogamizi umurimo ufite, ariko hari ibyakozwe kuko igihugu cyacu cyubatse ibikorwa remezo mu gihe gito gishoboka, bashyiramo imbaraga nyinshi kandi n'uyu munsi ubushake buragaragara bwo kubikora. Ibikorwa remezo birahari n'uburyo bwo gukora ibyo bintu burahari, yewe n'abantu n'inzego z'ubuyobozi zarakozwe, institutions zirahari, inzego zibishinzwe zirahari. Ikintu gisigaye uyu munsi ni kubishyiramo imbaraga. Njyewe impamvu ibingibi mbivuga cyane ni uko iyo urebye aho kugira ngo igihugu cyacu kizamuke ubukungu bwiyongere, ni uko buri munyarwanda wese ahantu ari akontributinga, atanga umusanzu we mu gihugu, kandi nanone buri munyarwanda wese akaba igihugu gifite ubushobozi bwo kumuzigamira hahandi bari kuzaba umutwaro, hamwe agera bikanga, akaba afite uburyo igihugu cyahuje imbaraga abanyarwanda twese tukazihuriza hamwe, noneho bikongera bikamuzamura ntibize kugusha bamwe. Ibi rero kubera iki? Niyo mpamvu usanga iyo umuntu agenda agakora uyu munsi ahantu atekera ka 5,000 ku munsi umwe aritaye birarangiye, ya mafaranga aragenda yarye, ariko igihugu nicyo gifite inshingano zo kumureberera ngo nuyarya uyu munsi ejo utari bubona andi ejo bizagenda bite. Yego, aho rero niho igihugu gikwiriye gushyiramo imbaraga, leta igashyiramo imbaraga, ndetse n'abafatanyabikorwa bose b'igihugu n'abanyarwanda muri rusange tugashyiramo imbaraga. Gute? Kwemeza yuko buri muntu wese icyo yakoze uko byamera kose kibashe kuba cyamenywa, cyagenzurwa, kiboneke, kimenyekane, uko bakoranye nk'uko nabivuze muri bya bintu bitatu bigira umurimo cyangwa bine, bigire umusanzu biza gusigira wa muntu ku giti cye mu bwizigame nk'uko ari gahunda ya ejo heza, bigire icyo biza gusiga mu kwizigama bisanzwe ku muntu kuko atangiye kubona uburyo bwo gukora busanzwe, ndetse n'igihugu kize kuhabonera wa musoro, kimwe na wa mukoresha nawe aze kubona depanse bya bindi mu gusora abona hadekarara ibyo yatanze. Sibyo? Icyo rero icyo kizafasha ni uko abashomeri bazagabanuka, abantu bazaba abakarani b'umwuga, abo n'umwuga wo kwikorera imizigo, kandi ngo barahari hano hanze barabatubwira. Ibyo bintu abakoresha muri minsi ntibari kubyumva kubera ko baravuga bati iyo uhaye umukozi kontra uba hari ibindi bintu ugomba kumwemerera byanze bikunze muri iyo kontra.
abakoresha bazabyumvira ingingo bazayumva n'ubu ngubu n'abakozi basa n'aho ari banini ubona ko abakoresha badashaka kuba za kontra. Icyo ni ikibazo gikomeye nyine igihugu gikwiriye gushyiramo imbaraga. Burya ibintu byose ni imbaraga. Igihugu cyacu ahantu cyavuye naho kigeze uyu munsi ni imbaraga zashyizwemo n'ubuyobozi dufite bwiza, kandi nanone n'ubukangurambaga ndetse n'ubuyoboke bw'abanyarwanda, sibyo? Rero ntabwo icyo ngicyo ari cyo cyananirana cyo kumva ko nimba nkoresheje umukozi mu rugo n'ubundi dusanzwe dufitanye amasezerano nuko atanditse, ariko byibuze niyandikwa ukagira aho byandika. Niyo narabivuze ati niyo byaba ari system runaka muri telefone, umuntu aza agakanda wundi agakanda aho uyu munsi ugiye kunkorera ibi ngibi ni 5,000 twemeranijwe, akinjizamo ibyo 5 imibare ihita yikora. Ejo heza hariya gutya byose bikigabanya, wa muntu akabona yacyuyeye, akanabona kuri konti ye ejo heza no kuri banki cyangwa mu bundi buryo bwagenwe n'igihugu, akabona ko biri kuzamuka. Rero ni ngombwa kuko byanafasha kugabanya ya mirimo yose usanga abantu badafite umutekano uhagije, ndetse na ya mirimo abantu twitaga ko ari mitoya cyangwa se abantu usanga babyita amaburakindi, noneho nayo igatangira kuba imirimo izwi ikorwa kandi buri wese yishimiye kuyikora. Nibyo ngibyo. Viseni, ndagira ngo tunyarutse kuri ingingo kubera ko iminota yatujyanye. Ibi bintu bitangirire he? Ninde uri bubitangize? Ninde cyangwa sanwaho utangiriye projet? Itangire gute? Iyi projet nitangirire mu kugena mu gukora itegeko ryo rirahari, ariko hashobora gukorwa iteka rya ministre rigena forma imiterere y'amasezerano matoya y'igihe gito cyane gishoboka ku mukozi n'umukoresha. Iyo format ikaba ihari, yamara kuboneka babagenzuzi b'umurimo bakongerwamo ubwinshi ndetse n'ubushobozi, bagahaguruka bakava mu biro bagatembera hano hanze bakareba ko ibyo bintu biri kubahirizwa. Ibyo ngibyo rero niba bikora uyu munsi, abantu bose bazajya gukora banezerewe. Umuntu ajya azinduka, umukarani azinduka ajya kwikorera imizigo anezerewe kuri bya 10,000 byamunyuze mu ntoki, nubwo nawe ari bubitanga sora, ariko hari ibisigarana none bimuzigamiwe, kandi nawe bimufasha kuza kubara neza ya mafaranga bayinjije, kimwe na wa wundi wayamuhaye nawe akabara amafaranga neza yagiye asohora birebana n'abakozi. Hari igihe iyo usanze, iyo witegereje neza muri ibi bibazo umurimo ufite, hari abakubwira baturumva mu Rwanda nta n'umushahara fatizo ubaho, ibintu byose uragenda bakakwicaraho cyangwa bakakunamaho wakoze akazi. Ibintu by'umushahara fatizo bizahura bite n'ingingo yo guha amasezerano? Nk'uko twari tubivuze, ushingiye kuri iyo nyine forma imbanda yita ngo iki amasezerano fatizo cyangwa se imiterere, nabuze ikinyarwanda cyanyacyo, imiterere fatizo y'amasezerano matoya. Aho ngaho niho mu Rwanda wenda abantu bazareba imishahara fatizo dufite uyu munsi, yaba abanyakabyizi n'abaki, biri hasi cyane kugereranyije n'urwego rw'imirimo ihari uyu munsi. Ibyo ngibyo rero kandi bikanangira gusubira mu buryo abantu nyine binjira mu mirimo. Ibyo nibagena umushahara fatizo bakabanza kureba ubuzima bw'uyu munsi dufite. Ubundi umushahara fatizo wakabaye wiyapudetinga buri uko umwaka ushira mu gihugu cyane ubuzima bw'abantu, kuko muri iki gihe turimo cya tekinoloji yirukanka n'isi yirukanka mu mibereho, guhindagurika n'imihindagurikire y'igihe, ubuzima buhindagurika mu gahe gato nk'ako guhumbya. Ugasanga ikintu cyaguraga 1,000 uyu munsi mu gihe kitarenze umwaka kibaye 2,000, ejo bigahinduka kubera impamvu. Rero bigiye bivugururwa buri gihe, byafasha abantu kugendana n'igihe, bityo noneho ya masezerano nayo azoroha, kuko ntabwo umuyede azaburana wenda ati urampemba 5,000 kandi umushahara fatizo w'umukozi uyu wa nyakabyizi mutoya ari 3 wenda 3 cyangwa 5 bine byagenwe. Noneho bakaganirira kurenzaho bahereye aho ngaho, ariko n'ubundi umushahara fatizo usanzwe hari bitumvikana ko bidahari mu mategeko, birahari ariko bikenewe kuvugururwa. Ariko nimba bitaranavugururwa basi ibihari nibigenderweho hubakwa icyo kintu, kugira ngo abantu batangire kujya mu murongo umwe mu kazi bakora ka buri munsi, bityo umurimo wo mu Rwanda wivugurure kandi ugira agaciro, kuko iyi ngiyi tuza abantu bose bakeneye kubona biragoye kuyibona kuko ni mitoya kandi ni mikeya. Kandi nimba dushaka n'abandi bashoramari bato bazamuka bashyashya, nuko umurimo wacu tuwuvugurura kugira ngo icyo umuntu akora
akorera cyinjiremo neza kiziwe kigere mu mifuka ye bityo nawe abashe kurundarunda ubushobozi buke atangire gushyira mu bikorwa ya mishinga ye mito mito aba yarateganije. Yes, reka tubwire nanone ko twibutse abakurikiye Fine FM ko bashobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Nyarukira kuri Twitter wandikemo Retrovizeri uratubona, nyarukira kuri Facebook cyangwa kuri Instagram naho wandikemo Retrovizeri. Nibutse abantu bashaka kubaka amazu Vicen, abantu bashaka kubaka amazu bigende bite? Muri ino minsi byanakaze ngo ziri kugwa. Minisiteri y'ibiza birirwa ngo muzirike muce n'imiferege hafi aho ngaho munubake bikomere. Rero abashaka kubaka baze kugana ibigo by'ubucuruzi bishinzwe iyo mirimo yo kubaka nk'uko leta ibikangurira abantu bifite ubushobozi ndetse n'ibyangombwa uko byateganijwe, cyane cyane mu byo biri kudutera inkunga muri iki kiganiro nka Gwasiri Limited. Bayigana bakayishakisha bakayibona, ikabafasha mu gukora ibishushanyo n'izindi nyigo zijyanye n'ibyo kubaka. N'indi nayo Will Consultancy Construction Company nayo bayishakisha bakayibona, ndetse n'ibindi bigo birahari, ariko ibyo ngibyo byo kuko bidushyigikiye kandi biri kudutera inkunga babigane kandi turizera yuko bazasanga bitazabatenguha. Yes, reka tubwira abantu ko muri Gwasiri Limited niho hantu honyine ushobora gukora igishushanyo cy'inzu yawe, niho hantu bashobora kugukorera inyigo y'inzu yawe yaba yo guturamo, y'ubucuruzi, insengero, ubwoko bwose bw'inzu, bakagufasha kuyubaka, kuyisuperiviza kugira ngo imirimo igende neza, ndetse na implementation yayo muri make. Gwasiri Limited ndetse na Will Consultants niho hantu honyine ushobora gukura ubwo bufasha. Reka duse n'abahina iyi ngingo, ariko tubwira abantu ko iyi ngingo tuzakomeza kuyiganiraho kugeza ibi bintu turi gutangamo ibitekerezo cyangwa ibi bintu tuvuga bibonye umurongo. Niko bimeze. Wenda byaba byiza ubukurikiye tugiye kwa Bordino ngingo tuzashaka abafite izo nshingano mu mirimo yabo ndetse na secteur privé baze tuganire kuri ino ngingo, batubwire icyo bateganyiriza abo bantu kugira ngo izo nzego z'imirimo zikiri hasi zizamuke kandi zigira ubwizerwe. Reka mbwira abantu ko iki kiganiro kigiye gukomereza kuri YouTube channel ya Retrovizeri TV, kandi tunabararikira ko kuwa mbere tuzatangira kwakira telefone z'abadukurikira kugira ngo batangire baduhereze ibitekerezo byabo. Ntabwo tuzajya tuza hano ngo dutange ibitekerezo, nabo tuzajya tubaha ijambo. Reka tubabwire ko tubashimiye kuri uyu munsi, kandi ikiganiro Retrovizeri Show nakagaruka kuri Fine FM ni 93 n'igice kimwe, naho ubutaha. Murakoze cyane.